imvuye we zamuswinga bose bro ariko ngucike kabisa nawe gerayo ushobora kugenda ako se ubundi bro ubundi narungwe cyangwa rwankwe nuko ngize imana nkagwa mu byatsi ningwe mu mabuye shacyu biriya bintu nta kintu bizagufasha sibye gereza no kwica ubuzima bwawe. Sha reka nkubwize ukuri nanjye nakatira mbonye ndi widi itari swing amata se shasigaye ajyana igifuri nkatira umuzigo nyoboka umukama wapi ubwo byasaba kuma n'ipantaro base pusha n'isonge ndi pasiteri. kiri gute se my G fresh umuhungu wallahi se ngo ni wane ni amahoro kweli. none se shango na ahantu wandangira ipisi n'iki ko mbona zandaburanye wallahi Nyisi ngwinyi wallahi ese nango ubufata my gang n'iki nyine ndabura vuba vuba wallahi wumve ngo ubuhayi bungeze nabi papa kandi nawe cyana barurakiza cyagutabara wumve ngo niyo nakihumuriza ifege shumi yanjye ibyo byonyine byanabara agiye ukariguraza hafi aho ngaho papa mukuru ibaze ko n'agafone kanjye bakanzinguye ngo telefone yawe barayikwibye saba koboyi za kavukire zarayitsindiye sha wari wasinze nye wallahi sinakubeshya igiswingi cyari kirimo ibaze ko nari maze kwikaraga ububiya kenze namajije gutamo n'igistrombo kirefu bya hatari ngaho umva kwera ubwo se ni gute batari kuyikwiba mwana noneho naguze ibyabaye wallahi ibaze ko zamu mu rugo yambwiye ko bayindiye ndimo no kumva sha vugisha ukuri ibaze yuko nayibihereye ngo papa nkababwira ati mwakira basani kandi nonongeye ikintu cyanambabaje ngibaze ko abantu bayinzingo yari abanywe bamugo wallahi nibashake baba nk'ifu y'ubugari mwana gipfa kuba barakwibye fone yawe ngaho se binkorere shashumi sha wumve ngo ndi hasi nk'inda y'inzoka kabisa oya rusatsi windengeza ndakuzi wallahi yewe se ko nakatiye shawu inna lillahi ngo wowe ukatira ko cyahita kindenga se wallahi fana yahuza aho ngaho sha shacyu biriya bintu nta kintu bizagufasha sibye gereza no kwica ubuzima bwawe. Sha reka nkubwize ukuri nanjye nakatira mbonye ndi widi itari swing amata se shasigaye ajyana igifuri nkatira umuzigo nyoboka umukama wapi si ufata se wallahi sha muri make nacyuya nta n'umuzigo ahubwo ndangira ahantu nasumbira boro fasta dore uruhu rwanjye rwatangiye kuba nk'urw'ifarashi wallahi ko niko babiva ihangano bivaho kabisa. wakinuza ko umuntu kugira inama yo gukatira umuzigo sha no kukwica yakwica wallahi ahubwo ariyo nama nzima umuntu yakugira. my guy ngiye sinagusabye inama njye nagusabye ahantu nasumba umuzigo nta kindi shacyuzi ko nyuma yo gukatira nakimenya amarigara processinga wumve kintu shava mu bunyoni sha ndumva nta hantu ndi gukurura ariko yegera hano muri quartier ntabwo waburi pisi niyo yaba ari sha cyase reka nkubwire nimbona umuzigo ndawuzitura wallahi sawa narebe uretse se umusa ese ubwo wankaraza ingazi umusa nanjye nakubiswe ubu se wakubiswe ku buryo nta n'ingazi sibye ko nta ngazi nta n'ibicwa ibaze ukuntu ndaburije wallahi ubu si pisi arayinkopa noneho ko tutanaziranye arayigukopa abana biraterwa n'uko wamwinjiriye nubwo nta ngazi mfite ndishyura keci si babyemera se none se abarara keci barazemera ibaze keci bayanga ubu se n'iyi yanjye wayanga n'uburyo ihenda wallahi naho genda urazimutera aragukopa mwana sha ntaribe umusaza reka nikarage ntaribe bro ariko cyangwa wigire ku rusengero kebabo we nyumvira yo noneho yaniga ndake ubwo susanyemo guti za Aburahamu na Yesu ku rusengero naho uzise sha aho ngaho simba caka no kuhamenya keretse nimba basigaye banywa kana ego kuziko nta muntu wikora utazi ku rusengero ngiye mana ubwo bupayi ubwanyu simbwemera uwo muhanda mubo wawubakiye ngiye ntago ndimo sasa rero kagera muri quartier gusubaza hano bitwa ku rusengero nuva yuraza kumbwira ngerayo gukora iki se wegera yuraza kumvugisha mwana sawa wowe ntari reka ngereyo nubundi ubwo ndaza kukuvugisha ntari sawa ntari bishumi yanjye se grand frère na ahantu wandangira muri izi way hari urusengero
sha ahantu nzi urusengero ni nka ntabwo nshaka rwa rundi rwo kwa Matayo, nshaka urusengero nyine kwaje kwa pra. okay reka genda uhanyobore ntari. gute se muto gute se umusa Kibabo we none we ndabona byanakurenze wavuye muri Matayo ugera muri Yohana. None se shango hano imbere bimeze gute? ariko Imana ni nziza uramuje nabadukoreye iby'intare Efusho umujene aba yabikoze. Ubundi se ko mbona zakubonga vuye ubwo bundi amarinete wayambaye gute? gute se wara Ko mbona wayacurutse. ndi kubibona kabisa bro Sha nawe ziba zaguswingaraje. umva sindereka mbe ngukitse nyene nigendera Sha nari bikomeze kabisa bro ako siko nibagiye ingofero yanjye mwa have mwumva sereka mbe nje kurenga kure yawe Byose niyo ngofero wavugaga. Ko washyizeho agatambaro kazo. kase n'agatambaro ariko uri kureba bro Ahubwo wenda abona utari kureba ko nta gatambaro wawe. akeye ni ingofero Ese papito ko mbona zakumenaguye. siko naga ari ingofero ari Kibaba we ibikiki ndabona byaminaguye umusana ahangaha kandi nanjye biriya nibyo nsabwa. Shumi yanjye nanjye irisengesho ngomba kurisenga. Uyu nguyu we zamuswingaraje. bose bro ngarika ngukike kabisa nawe Sasa nshika ushobora kugenda. ako se ubundi bro ubundi narunyweye cyangwa rwanyweye nuko ngize Imana nkagwa mu byatsi nigwe mu mabuye Brother man menya ahangaha harimo ibintu birenze. Si ubundi ubwo urabasha kugera iwanyu mwana. baka kanya ngiye gufata akaguruka wa kintu Sha Grand Frère gira y'amahoro kabisa nanjye reka nikozeyo. Mana yishoboye byose wakomeje kutwiyereka uravuze ngo nta muntu kwizera ntazakorwe n'isoni wakomeje kubitwereka kandi urabitugaragariza mu izina rya Yesu amen. Amakuru n'ama y'Imana biragenda se? Nari boss wanjye mukuru. Ubuntu n'imbabazi by'Imana birakugeraho neza. Sha nari bikabisa. Tugufashe gute se? Sha Grand Frère wundi nje urebye ni igistrombo kimwe ahita nicikira. Igiki? Sha nje ubu ngubu akabure kamwe niko ndimo gusabwa. Ubundi ukabunkoreye iby'intare kabisa. Toka shitani wanshakaye. Nako sorry. Nako n'ama y'Imana. Usika ibyo bintu uri kuvuga nanjye ubwanjye biri kuntera isoni. Basi nyihanganira nka papa mukuru. Basome n'imizi. Imizi niyo Uwiteka Imana kuko ari cyo gitabanze batabasha kunyeganyeza. Pastor, ese ubundi we ko numva uri kunzanaho ubukama nayo. Ubundi se mu magambo meza hano mubyita ngo iki? Ibiki se ko nazi ibyo uri kuvuga? Ndavuga ibiswingi nyine. Gute se wa musore usobanura neza? Okay nyine ngewe tu. Ubundi wandangiye hano yambwiye ko ari irigara. Ariko nyine riteruye. None ukaba ushaka iki? Biswi. None se ubwo yobeye kwibera mu irigara ari ukwikaya. Tubanze twiragize Imana. Njyewe Imana nayiragishe nyiri muto wa kintu kandi umumeri ntiyava mu rugo atayindagije. Uje kwiga ijambo ry'Imana? Ewana, nabonye abandi bari gusohokera muri Zaburi, ariko njye nshaka kwiga Bibiliya yose nkayirangiza, ukamana Korowani nayo nkayiga nkayirangiza. Use ko nta kanyama kari urayishobora? Njye nundebe gutya ndacoma. Nako sorry, muri make ndiga nibagarure. Gabanduza n'amaturo turebe ko ijambo ry'Imana baryiga vuba vuba. Mbo, ni wankopase? Imana ijya kuma ijambo ry'Imana gukopa yarabimbujije. Okay, nari bireka tubyoroshye. Reka nkuhekeci n'amaburuteri. Aho ngaho uri gitangiriro gusa. Siko nataha nyiri soba. Basi ngeza muri Zaburi. Ubwo byasaba kuma n'ipantaro. Base pusha. Pusha ni songe ndi pasteur. Sawa rizane ndabiguha. Ndizane hehe se shako riri hano? Riri hese? Uri bure se ko rihari? Wallahi mbega ijambo ry'Imana risa neza rite. Iga neza sha abafarisayo ntabwo bazi ko Imana nshize ku burinzi bwayo gahanga.
abafarisayo bataza gutera uducuma mwese murafashwe ibyo musize hasi amaboko henza vuba rero mwari muzi ngo ntabwo muzafatwa twarabavumbuye sha mwarigize abantu basenga imana kandi mufite ibyo mukora. Afande dore n'ukuri kw'Imana nje barimo barambeshyera dore ibibazo byose ufite wabibaza uyu nguyu. Babibaza njyewe ndi boss w'uru rugo ari mwebwe mwamaye akazi ratafani njye ndi umukozi wo muri uru rugo. Afande niwe wabibaza bitewe n'igihe maze mbahiga ngewe ubwanjye ku giti cyanjye ngiye guhita mbifatira umwanzuro aka kanya Andre giti Afande uzi ko mwishe njye mbabara afande njye ndi umukozi wa hano njye nta n'ikintu nzi nta n'ikintu mbona abantu nta n'ikintu tujye tuvugana rwose afande njye ntabwo nakubeshya ahubwo njyewe urakoze kumbabarira ngaho kurikira boss wawe.